Mbanje kubasuhuza nshuti bavandimwe muduteze amatwi, mbanje kubifuriza umunsi mwiza. Uyu ni umunsi Uwiteka yaturemeye kugira ngo natwe tuwugenderemo, tuwishimiremo. Kandi tuba dukwiye gushima Imana ku mpano Imana iba yaduhaye. Erega n'umunsi kugira ngo tuwuramuke tugomba kubishimira Imana. Kuko ni ishimwe rikomeye cyane iyo umuntu abyutse ari muzima ahumeka w'abazima, ugomba kubishimira Imana. Ubyutse utababara, ubyutse wumva umeze neza rwose, uba ukwiye guhita watuza amagambo yawe ukavuga ngo Mana ushimwe. Rero nshuti bavandimwe muduteze amatwi, nagira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi numvaga nshaka ko tuganira ku magambo yo kurangara, ntukarangare cyangwa se ntugahunikire, ntugasinzire. Iyo niyo terme, iyo niwo mutwe w'amagambo numvaga nshaka ko tuganira, kuko abantu benshi muri iki gihe bameze nk'aho bagenda ari bazima, bagaragara mu buryo bufatika, ariko benshi barahunikira, benshi barasinziriye, kandi benshi bararangaye. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abefeso, Abefeso ibice 5 umurongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo riratubwira ngo nicyo gituma bivugwa ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Aho ijambo riratubwira ngo yewe usinziriye we, yewe uri mu bitotsi kanguka, numara gukanguka uzuke kugira ngo Kristo abone uko akumurikira. Mu by'ukuri mu buryo bw'ibifatika, mu buryo bw'iboneka, hari igihe umuntu aba agaragara yuko ari maso, ariko mu by'ukuri mwahura no mu nzira umuntu avuga ngo ayiwe ngo ntabwo nari nakubonye disi. Bivuga yuko abasinziriye mu busi y'umwuka, mu isi yo mu buryo bw'ibidafatika abasinziriye, nyamara amaso y'umubiri abagaragara ko uwo muntu ari. Ubwo rero ni nako umuntu abasha gupfa mu isi yo mu mwuka. Twe tukabona iki kibiri kigenda, tukabona iki kibiri kiriho, ariko mu isi yo mu mwuka umuntu yarapfuye kera. Ariko ijambo hari ratubwiye ngo nicyo gituma bivugwa ngo yewe niba usinziriye we kanguka. Numara no gukanguka wirengenzure urebe ko utapfuye, ngo ariko nusanga warapfuye ngo uzuke, ngo maze Kristo abone uko akumurikira. Rero ni gute umuntu abasha gupfa mu isi y'umwuka mwene data? Murabizi ku bwa kamere y'ibyaha byacu kuva ku gihe cya Adamu, abantu babashije gupfa ku bw'ibyaha byabo. Kuvaho Adamu yari yambaye ubwiza bw'Imana, atabasha kubona niba yambaye ubusa cyangwa se yambaye, ariko nyuma hamaze gucumura, nyuma hatabashije kumvira Uwiteka wamuhamagaye, ngo nuko amaso arahumuka, aravuga ngo yiwe ngo dore nambaye ubusa disi. Uko rero niko twabashije gutakaza ubugingo, uko niko twabashije gupfa mu isi y'umwuka. Ibihe Adamu yabagamo, Adamu ngo yumvaga imirindi y'Uwiteka ngo akajya kumusanganira n'umunezero, ngo nuko Imana ikamubaza ngo Adamu wiriwe. Adamu nawe akamusubiza ati meze neza nta kibazo. Ariko nyuma yo gucumura, nyuma y'ibyaha, yabashije gutakaza ubugingo, yabashije kuba umuntu wo mu mwuka warasinzira, ndetse no kugeza ku rupfu, ku buryo Adamu uyu mubiri udafite ubugingo buzima, udafite umwuka muzima, yumvisha Imana, umubiri ahubwo urahunga urirukanka. Imana yahamagara ngo Adamu, Adamu uri he? Adamu arayisubiza ngo nagize ubwoba, numvisha imirindi yawe, unangije ndatinya ndiruka. Uko rero niko umuntu yapfuye mu isi y'umwuka abasha kuba mu mibereho y'ubwoba, abasha kubaho mu bihe byo gutinya, abasha kubaho mu bihe byo guhangayika. Ariko nakubwiza ukuri, iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uba Yesu abasha kukuzura, Yesu abasha kwinjira muri weho, aho wari warapfuye, umwuka wari warapfuye, Yesu akongera kukangura, ukongera ukaba muzima. Niyo mpamvu iyo twamugamba, iyo twamwiyatse Yesu, iyo twamuvuyeho, tubasha gutakaza ubugingo, tubasha gutakaza umwuka, tubasha kugenda twita bazima, nyamara twebwe twarapfuye mu isi yo mu mwuka. Ariko ijambo riravuze ngo kanguka, yewe usinziriye ngo kanguka uzuke, Kristo abone ukuntu akumurikira. Muha ubugingo bwe, muha ubuzima bwawe. Uko Yesu Kristo aho yageze, ubugingo bubasha kuzuka kandi bukabasha kuba buzima.
Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka twongere nanone turebe rumwe mu rugero rumwe mu ijambo ry'Imana, aho itorero rimwe, amwe mu matorero arindwi Yesu amaze kuzamuka, ya matorero arindwi Yesu aza kuyatumaho ubutumwa, aza kuboherereza ubutumwa. Ya matorero arindwi ntabwo nshaka kuyavugaho, tuzayavuga mu bindi bice. Yari amatorero yose yiyitaga ko akorera Imana, ariko hari itorero turasanga mu Byahishuwe ibice 3 umurongo waho wa mbere, itorero Sarudi. Ijambo riravuga ngo Sarudi, wiyita yuko uriho, wiyita izina ry'uko uri muzima, ariko njyewe yo maze mwitegereje nkakunyuzamo amaso nsanga uri intumbi. Muri ayo matorero Yesu Kristo yatumyeho uko yose ari arindwi, yose yagiye yavugaho mu buryo bugiye butandukanye. Nkunda ijambo Yesu yakunze gukoresha ngo nzi imirimo yawe. Yesu ndagushima ko ujya umenya imirimo ya buri umwe wese. Ahari hari igihe umuntu yakwita muzima ko wamureba ukabona ni intumbi, ariko ndagushima Yesu yuko uwamaze kuguha ubugingo bwe, wamaze kuguha ubuzima bwe, wamaze kukwakira ukamubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, uwabasha kuba muzima. Nanone reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 10. Ijambo riratubwira ngo wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa niba dusinziriye tuzabaneho nawe. Mu yandi magambo bishatse kuvuga yuko iyo dusinziriye, ntidusinziriye turi muri Yesu Kristo, kandi niba turi no mu maso nitubane maso na Yesu Kristo i Nazareti mu izina rya Yesu. Hari kamwe mu dukuru kigeze kansetsa cyane, kigeze ngasoma, kigeze kanyura ku mbuga nkoranyambaga, kanyura ku WhatsApp no ku Facebook no ku bindi byinshi bigiye bitandukanye. Nigeze ngasoma, nigeze nkumva n'agakuru kamwe ko mu nkuru ziba zaragiye zinyuraho zimwe z'impimbano cyangwa z'amakabya nkuru. N'agakuru kancekeje cyane, agakuru k'umuntu ngo wari urangaye. Ako gakuru karanyigishije cyane, ngo yari umuntu ngo yari ibereye muri taxi, ngo ari kugenerekeza hamwe ava ahantu cyangwa se ajya ahandi. Ngo nuko uwo muntu ngo ari kugenda, ngo nuko ari yicaranye n'undi muntu, noneho akajya agenda yiyandikira ngo kuri WhatsApp, ngo uko agenda yandika ngo hari undi muntu wari wamubangamiye cyane, ngo ibyo yanditse byose akajya agenda bisoma, ngo ibyo yanditse byose akajya agenda bisoma. Bene data, ntitukabangamire bagenzi bacu. Niba umuntu nta gahunda mufitanye, ni gutugenda koko ureba ibintu agenda yandika nkaho nta kazi ufite cyangwa nta kindi kintu nawe ufite wakwitaho. Niba nta ufite umwanya uhagije, senga mu mutima, genda ushima Imana kubwikugejejeho, genda uhamagara Imana, wambaza Imana, wisobanukiwe mu gihe cya Yabesi yarebye akabona umugisha ubaye muke n'aho atuye harafunganye. Ngo nuko agahamagara Imana, nuko agahendahenda Imana. Nuko Imana ya Isiraheli imwe itagihemuka, nayo yumva gusenga kwe, irangije iramusubiza mu kanya nk'ako guhumbya. Rero igihe cyose dufite umwanya ntitukemere kupfusha ubusa. Rero izo nkuru z'abo bantu babiri bari kugendana muri tagisi, ngo umwe agomeje kubona mugenzi we yamubangamiye cyane, ngo yese yandikira mugenzi we ngo aramubwira ngo iyi tagisi turimo muvandimwe ntabwo tuzongera kubonana ukundi, kuko mfite igisasu kandi ngiye kugituritsa. Ngo nuko uwo muntu iyo nkuru nawe ngaba yayisomye, kuko yagendaga amusomera ubutumwa, kandi we yarabyanditse kugira ngo arebe ko ibyo ari kwandika byose yandikirana na mugenzi we ari kugenda bisoma. Kumbi nawe undi nawe yabisomaga nk'ejo. Nuko akimara kubona yanditse ngo afite igisasu kandi ngo agiye kugituritsa muri iyo tagisi, undi cyo yahise akora, yahise avuza induru, kandi iyo tagisi yari irimo abantu. Aravuga ngo shoferi hagarika abantu, ngo hano harimo umuntu ngo ufite igisasu kandi ngo ugiye kugituritsa. Ngo nuko abantu bose basekera rimwe. Ngo nuko uwo muntu kubera ukuntu yari amaze gusoma iyo nkuru nta kindi yahise akora, ngo yahise afungura ikirahure cy'iyo modoka, ngo nuko arasimbuka. Wa wundi nawe asigara yisekera avuga ati nuko genda ugira urugendo rwiza, niwe ugenda usoma inkuru mudafitanye gahunda. Mwene data, sinabifuriza ko inkuru nk'izo zo kubesha wenda abana b'ubwami babikora, ariko bishatse kuvuga iki mu yandi magambo? Ni gute umuntu yita ku bitamureba? Ni gute umuntu arangara kugeza ku rwego afata ingingo zitamureba akajya mu bindi bitamureba kugeza ubwo yarangarira mu bindi bitamureba? Ariko twebwe abana b'ubwami dukanguke kandi tube mu maso, duhumuke. Naho irindi jambo rikatubwira muri Mika ngo ariko nyeho nzahoza amaso ku Uwiteka, ngo nzategereza ngo Uwiteka ngo ari buzampa agakiza ke mu izina rya Yesu.
mwene data ndimo ndasoza kuri iri jambo twaganiraga uyu munsi. Dushoreje hano ku gitabo cya Mika ibice 7 umurongo wa 7. Mika we yaravuze ngo sinzarangara, ko yasobanukiwe ibihe bya Dawidi ngo umunsi umwe nayo ngo ari ku gisasiro, ngo ari kwibambura abyutse, mu yandi magambo ngo atangira kuzendera, atangira gutembera, atangira kuzenguruka hejuru ku gisenge ku ngoro y'ubwami. Nubwo yazengurukaga nibwo yabonaga uriya mugore w'umunyagikundiro w'umunyaburanga Berisheba, nibwo yamwitegereje amuranga abona ubwiza bwe, kuko nawe yari atakaje umwanya, nta kindi kintu yari afite cyo gukora. Nawe yari mu bihe bisanzwe nk'ibyo nge nawe tujya ducamo. Ibyo bihe buri muntu wese abasha kubicamo, ibihe byo kurangara, ibihe byo kutaba amaso. Dawidi ubundi mu mateka y'ibyagiye bimuranga uko yabagaho mu buzima yabagaho, yakundaga kuba mu bihe akenshi byo kuramya Imana no kuyihimbaza, cyane ko ari nayo wari ukuriye Asafu, ari umukuru w'abaririmbyi. Yakumvaga guhora ahimba, yakundaga guhora aririmba, yakundaga guhora acuranga, yakundaga guhora ahimba za zaburi n'indirimbo. Ariko umunsi umwe intege nke ziramufata, ayinjira mu mwuka wo kurangara. Igihe yari arangaye rero ngo nuko abyutse, abyuka atabyukanye Imana mu mutima we, abyuka atabyukanye ijambo. Ariko hari ijambo twigeze dusoma kandi riri mu magambo ya Zaburi ngo Uwiteka nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye. Muri Zaburi 119 umurongo wa 11 ngo Uwiteka nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye, ngo kugira ngo umwami ntagucumuraho. Aha Dawidi yari atakaje rero iryo jambo mu mutima. Iyo dutakaje ijambo mu mutima, dutakaje ibyiringiro, amaso atabasha kutwereka ibidafite umumaro. Ngo nuko ababonye umugore w'umunyagikundiro Berisheba, ngo aravanga uriya mugore n'uwandi wambaye kuri, uriya mugore n'uwandi usa gute, ngo atangira kumutumaho, abararangagwa mu mwuka wo kurangara. Nibwo cyamuteye gukora umwuka wo gusambana. Ariko Mika umukozi w'Imana ibice 7 umurongo wa 7, nyuma yo gusobanukirwa byose aravuga ngo ariko njyewe nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka, ngo nzategereza Uwiteka Imana impa agakiza ke, kandi ngo Imana yanjye izanyumvira. Mwene data ndakwifuriza kwiyumvirwa n'Imana. Ni gutuzumvirwa n'Imana ni ukuyihora uruhande, ni ukuyishaka n'umwete, kuko ijambo ryatubwiye ngo nkunda abankunda, kandi abanshaka n'umwete abo bazambona. Soreje ahangaha amagambo y'Imana, soreje ahangaha rero mwene data, ese waba warasinziriye? Hamagara Yesu yongere agukangure, ongera kumwakira kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ongera guhamagara Imana mu buzima bwawe, ibwire ngo Mana nzura, Mana nkangura, Mana nyambika imbaraga. Ongera kwatuza amagambo uvuge ngo kuri uyu munsi ndakanguze, kandi kuri uyu munsi mbaye maso. Mwene data, niba utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ukaba wumvishije aka kaudio, ndakwingingira kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Subiramo aya magambo uvuga ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye muri iki gitondo, muri uyu munsi, kuri uyu mugoroba. Mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndakwinginze wandukura amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi Mwami Yesu, nguhaye umutima wanjye, uwutegeke, uwuturemo, uwuyobore, uwuganzemo. Kuva uyu munsi ubuzima bwanjye ntibukayoborwe na Satani, ahubwo buyoborwa n'umwuka w'Imana. Amazina yanjye yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi Mwami Imana ishobora byose, muri njye habemo igicaniro cy'amasengesho, cyo gusenga Imana amanywa n'ijoro, cyo gusenga Imana mu gitondo na nimugoroba. Mu izina rya Yesu sinkarangare, mu izina rya Yesu singasinzire, mu izina rya Yesu sinkapfe mu mwuka, ahubwo mpore ni maso ndamya Imana, mpimbaza Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.